akantu nakabonyera bwa busasu batega muri ya Rise of the Cobra Security service. Jojo ya mbere kumbe ho bari batewe bajo bari batewe tayari babare kurira mu mwoto wibuke Zlatan ye wambaye isura ya perezida yavuze ngo bagiye jo bose ngo bagiye kubamara bagiye kubarimbura nabwiye perezida nyawe aho amufungiye ngo bagiye jo bose gukora ku ikarita y'isi ibyo byibi tayari byanyabyo ndakurica bitumuriro Dani Flint agiye hasi reka ajya kumutora byuka vayo none mugeze Flint bagambaniwe bazi ko perezida wa Amerika ariwe wanyaye kumbera Zlatan air support abahamagara ngo aba air support no banabagambaniye bagambaniwe leta yabo ashyira ka Flint ku ruhande ni Duke base neza wakomeretse oya block mwa turabye twashira zo ndege hasi incoming go ni miraza mwana mutovano genda agisurika ka Flint hano yari Duke barahaha akigasunika bagenzi babo bose barabahaye na Duke ari mu muyobozi wabo yese mujya muri cover yaje na sign roadblock ntabwo byoroshye turore yese mujya muri kiriya kiruza cyoba kirimo amazi well abari cyo mwinagamo ntabwo byoroshye bazo bagabo bangaye na kabunda bamanitse muri cyoba kirimo amazi na warangije ntabwo yangana n'indege afite akabunda kamwe nawe tayare Zlatan yavuze ngo bagiye Jones boss babakure ku ikarita y'isi birakunda cyangwa turore joro barabahaye tuze gato twumvira ko butera zitamanutse umbe ni bwatinze muzi giye kurikira ucubira mu mazi gake bamuritse munsi nta muntu babona baminjira mu masasu makeya isasu ryo mu mazi rijyana gute tegerezamo baramasegonda baburetse abana y'igihushe We have met the enemy twahuye n'umwanzi and he is us. kandi umwanzi ari muri twe kandi turacyahari Zlatan yaje kuvuga ijambo abanyamakuru bazi ari perezida uri kuvuga The world's elite fighting force, the GI Joes. Ati rwose equipe twari tuzi rwose irwanya abanyabyaha n'ibyaha ku isi equipe ya mbere izwi aba GI Joes Abandoned their duty. barenze ku nshingano zabo tangira kuba imbere muri dahari And broke the sacred bond that exists between the American people and those entrusted with their security. barenze ku mbano ruri hagati y'abaturage ba Amerika ndetse n'umutekano wabo bashaka kuwuhungabanya Ready? bano bari gupanga kuri cyo mu cyobo bateranye imigongo bari kuzamuka nuko bara First on the zamuke with the murder of the Pakistani president. bagiye jo bagiye bararengera bagenda bica Panwali wari perezida wa Pakistan bagerekaho n'igikesi Assassin, abo bicanyi a Joe, yari umwe muri ba Joe call sign Snake Eyes. uwitwa Snake Eyes no abikoze He didn't act alone.
ariko ntabwo yarwanye wenyine, ntabwo yatatse perezida wa Pakistan ari wenyine, intended to use this situation to seize Pakistan's nuclear arsenal. kandi ntabwo bagarukiye bagiye Jones kumenya yuko bari bagambanye. Umwe yagiye yica perezida wa Pakistan, abandi bajya kwiba intwaro mu bubiko muri arsenal ya Pakistan. Mu bubiko bw'intwaro biba intwaro nyinshi. Now this incident